rero kuri Knowless twarabanye nyine muri ibyo byagitangira byarakomeye ego ibintu nk'ibyo. hanyuma After that nyine nibwo yahise yibera n'umumera ariko ntabwo tukize twongera kuvugana. wenda Knowless cyagiye cye cya hit cya trend kiwe nk'umuntu wamufashaga hari support. Ntabwo namufashije ibintu byinshi, niyo ndirimbo twakoranye yonyine yabyarakomeye. ko niyo Umuryango wanjye nta n'umwe umwemera, inshuti zose zifite icyo zimuhora, kandi imiruho yanjye n'imihati yanjye muhoza ni uyindukura. kuba Knowless ya Bongeskwere bavuga ngo kurudisha shukrani. Ntabwo mbyumvishe. Mbese kugusubiza wenda ishimwe yaje kugushimira, hari icyo yagufashije, ese ubu ngubu bishatse hari icyo yagufasha cyangwa byarangiriye aho ngaho byari biri? Knowless niyo ntabishaka ndagukurikira, uri gihe umutima wanjye urakunyishyuza, aho uzajya hose nzagukurikira, aho uzajya hose nzagusangayo. Uzi umuntu wayikoze ni piano. Twajya gatero sinari nzi ko nanjye byambaho nkakunda nkamera nk'umusazi, sinicuza kuba njyewe ngukunda, gusa numva njye ku bwanjye nasara. Tebuka shenge tebuka, tebuka umutima urakunyishyuza, ndagukurikira ndagusanga. vipi yambu cyane bantu banje, nkuko mnabibabwiye cyangwa se mumaze iminsi mubireba kuri Mutomanza. Ndi Kigali, ndashaka kubazanira impano, ndashaka kubazanira abantu mwabuze, ndashaka kubazanira life imwe mutari muzi. Guess what, turi kumwe n'icyamamare Puff G. Nukuvuga guys, wenda mbanyure muri make, njye nyiri umupeti mutoya, ndabizi ntabwo nduta, ariko nyine yandushije kugera imihanda. Njye naramufanaga pe, naramufanaga, wenda nawe waramufanaga. Ndabizi yuko wenda niba utari umwana w'ejo bundi uramuzi, umuntu watangiye gukurikirana umuziki nyarwanda kera cyane. So rero nagize amahirwe yo guhura nawe, tugiye kubaganiriza, tugiye kubaha show. Ndizera neza yuko ibintu bigiye kuba bombo kratina dede. Hanyuma icyo ngusaba ni kimwe muntu wanje, kanda subscribe. Comment yawe ni nk'itegeko, irakenewe, ndayifuza. By the way, ufite n'ubufasha ubwo ari bwo bwose, support yari yose, shyira muri comment, ndaguha namba yanjye, tugira ikintu dukora kimwe cyangwa se bibiri. Bimeze bite Puff G? Amahoro y'Imana. Ndakwegereje kuri Mutomanza. Asante sana. Mutomanza ni channel y'umugabo n'umugore, harimo Mutoni na Manza. Oh wow. Yeah. Ubwo n'umugore wawe? No mugore wanjye. That's good. Kandi umugore wanjye ntekereza ko ingoma zawe nyinshi azizi tu. Nubwo wenda atarazi ngo ni Puff G runaka. Subwo afite imyaka ingahe ko nabikoze kera? Njya narazimurimbiraga. Hari indirimbo yawe ntazi? Wancanze ntazi. Ari ukuntu nyine kwa kundi turimo turaganira mu kanya, waririmbye zose, numva uzi ya babiri, numva uzi muhoza, numva uzagaruke niyo utambwiye. Ndayizi uzagaruke. Okay, ndirimbira Karasi ya uzagaruke. Buretse uzagaruke. Nshobora kuririmba nabi. Uzazenza kugusha neza, nahinduye byinshi ku bwawe, kuva ku irembo kugera mu mbere. Uzagaruke nzakugusha neza. Nshobora kubyica wenda, kandi by the way hashize igihe kinini. Sha imyaka 10. Puff G, kubera icyo abantu bakubuze bro? Umuziki urahenze mu bintu byinshi cyane, ntabwo nabibasha kubijyamo ngo mbivane. Ariko hari abantu baje nyuma yawe turababona. Ese nuko bari bafite amafaranga? Natangiye ndi umwana, hari ibintu byinshi nagombaga kwiga, kuko buri umuziki ni ikintu cya giteye ubwoba. Urumva hari ukuntu umuntu aza. Anyway, ngewe nabuze n'ababyeyi ndi no mutoya. Urumva nari ndi mutoya, ubwo rero mu gukura kwanjye nakundaga umuziki ko papa wanjye yacurangaga gitari.
mama wanjye yaririmbaga muri korali Hoziyana urumva bose ni ibintu nakuriyemo ariko noneho ya kariyeri yawe mu bwana ugasanga wowe hari ibintu bindi ukeneye kwiga wowe uri umusani ufite ijwi ushobora kuririmba ariko ya support runaka ntago ibiboneka na video audio iki ndagira ngo niba unabyibuka nkorana na Neg ntangira gukorana na Neg muri YouTube Soldiers uramuzi umuhungu uko buriya reka nkubwira akantu umuhungu wanjye buriya Neg no matter situation yaciyemo nyine ibintu byose ariko ni umutipe yagize abantu afungura imiryango ndimo niwe muntu watumye urumva Radio Flash FM ya kera niho niyumvishe ndi kurimba abashomeri uziko nigaga mu gatanu primaire men ibaze buriya wigaga ryari nanjye nari mu wa gatanu kuko numva ni primaire kera natangiye kurimba ndi muri primaire wajya gubeshya kuri secondaire ni je uriyemera suko wampaye izo story uriyemera ngogeze kubeshya kuri secondaire ngwanya kuba gusanga uri gukina muri primaire football uriyemera kubera ko ubusani nicyo kibazo ubone ubusani femme nyine ni ikintu kiba kirenze ku ishuri wo barankundaga kuko urumva ninge muntu kabusunzu ni niho hantu nyine nakuriye rwose rero n'izina Pafuci nari kuye kabusunzu ubundi nitwaga Pafis so nige nambwira ati oya no ahubwo reka tukireho G kuko the guy is a Neg wabikubwira niwe watumye nyine mpindura Neg se mwahuriye he kari story riseriye iyo story naye kubwira urabona UTP Soldiers UTP Soldiers ni abantu bari batatu MIM Riderman na Neg kandi Neg niwe wari CEO niwe muntu wari wayishinze so bazaga gukora ama repetition nkababona bari gutambika none ngewe urumva ni muri cya gihe cya ba Akon baririmba nobody wanna see us together muri bya bihe none mfite impano yo gukubita beat ku ntoki gutya none nkaririmbira abantu bakumva ni fresh sana Neg yansanze Kabusunzu bari baje muri repetition kuko bakoraga repetition hano nigaga hari hari serie muri seraye epfo Kabusunzu bazaga kuhakorera practice ko hari wired nyine umuntu yamera fresh Neg nsanga nanjye ndi muri ibyo bintu by'imiziki arankatira tivanwa cyane urumva nari no mupeti ariko Neg n'ubundi yumvaga cyane ankubita ibishya arangwita ati uvuye hano Rwanda atazi iyo mpano atazi n'impamvu ndaho kurumva hari kuntu kwa gatanu bakoraga amasuku twazana ubujerekani burimo amazi bwo gukoropa mu ishuri so nubwo after y'ibyo nka saa 11 umuntu nyine bari ku ishuri tarataha ukajya hafi ndi kwandika urumva nari mbikunze cyane naramenya zgwahamaye mu muziki umuziki natari Neg rero nsanga muri studio kuri F2K kwa Dr Jacques ndi kuririmbira umuntu Karasi urumva nyine abantu baba banzi nyine bazi byari byo Neg yumvijwe aravuga ati wow ni rwa rupeti nakati wow after that yego yampamagaye arambwira ati man ndashaka kundirimbira Karasi iyo Karasi rero yari indirimbo ngo ibiceri urayizi ngo dusubiye ku ishuri n'ibiki no ni nge nibuka Karasi ni mugenzi wanjye shishikara ukore wirinde ibishuko byo kujya mu bagore gerageza tipu ushaka agafaranga kuko no muri city wacu uzadusanga urumva nk'umuntu uri muri iyo myaka yahita yibuka iyo boro uri arufite nk'imyaka urumva 15 16 ans urumva noneho umuntu wa mbere wanyimye kuri Flash FM ni Skizi ndikeka niba nibeshye kuko niyumvishe kuri Flash FM numva kuri radio numva ndikwiyumva numva wow ubwo ku ishuri rero nibwo byatangiye Neg turahura ariko na Riderman yabaga muri UTP Soldiers I didn't know what happened ariko urumva we yavuyemo nanjye nkomereza muri iyo njya muri crew dukora abashomeri dukora za intifada dukora n'ibindi abashomeri twanekoreye remix by the way twanekoreye remix twanze tujye kuri OG iriya ndirimbo yari indirimbo nziza Nyagasani Mana dutabare no kurumva isengesho ry'abana bawe abashomeri tugusabye dutakambye kandi twizeye kuzaduha icyo dushaka urumva Neg batangira avuga ati
yararangije kwiga avuga ati bakoresha mutwumve ndangije mvuye muri examination kansa natsinze muduhe nyine akazi nimba wabonaga nyine ifite meaning kwa Energy cyagiye yararangije ishuri yego yarangije kwiga Kabgayi yari muri Saint Joseph urumva after ibintu byatumye rero dutandukana ntago nabimentioninga ariko urumva njye nari umwana nanatinya mbona ibintu bimeze ukuntu hari ukuntu nyine Energy yise aba bize mu bindi bintu bye mbona ntago turi gukora neza mpita nanjye nyoba ariko urumva bitewe n'ukuntu numvaga nyine ndi kumwe na Energy UTP Soldiers numvaga hari ibintu byiza tugiye gukora nanacitse na Kime mpita ncika Kime ndaceceka buriya hari abantu batekereje kuko Energy hari ibintu yahuye nabyo bimugezi wawa ibintu runaka hari abantu nka Gisa cy'inganzo ibyabajyanye bagatekereza akavuga ati Puff ijwi ryiza yari afite buriya nawe wasanga ubundi njye nabaye victime y'ibintu ntazi nabaye victime y'ibintu ntazi kuko numva nari ndi umwana nkora muri ubwo buryo nyine ndi kureba nkunze umuziki nzi kuririmba n'icyo ariko mba victime abantu bamfata nk'umuntu arakoze cyane kimwe nabo ariko ndarengana urazira ubusa ndarengana ikindi Puff G bavuze yuko mu bantu bigishe Knowless kuririmba urimo ntabwo namwigishije ahubwo ari ukuntu nagiye nyine mfasha abantu muri studio kubera ko iyo ufite impano umuntu arakubwira erega wagize ngo abantu bose si baririmba niko baba bazi kuririmba udafite umuntu ukubaye hafi nyine ushobora kukwandikira ari ushobora kuguha melody ari n'uguha na support akaguha promotion n'ibindi byose promotion ibyo n'ibindi kuko ntabwo ndi umunyamakuru ngiye cyo nakoze rero kuri Knowless twarabanye nyine muri ibyo byagitangira byarakomeye ego ibintu nk'ibyo hanyuma after that nyine nibwo yahise yibera n'umumera ariko ntabwo tukize kongera kuvuga wenda Knowless cyagiye cye cya hit cya trend kiwe nk'umuntu wamufashaga hari support ntabwo namufashije ibintu byinshi niyo ndirimbo twakoranye yonyine yabyarakomeye ko niyo ya mbere hari n'izindi yari afite mbere avant yuko ibyo bintu ariko mama wanjye ndamwubaha ntekereza ko ari trend yego byarakomeye njye nacyo mfite nkigushinja karabaye yego byarakomeye zamani urumva ko nanjye nari umukunzi w'umuziki cyane se Knowless amaze kuba Knowless mu giswahili bavuga ngo kurudisha shukrani ntabwo mbyumvishe mbese kugusubiza wenda ishimwe yaje kugushimira hari icyo yagufashije ese ubu ngubu bishatse hari icyo yagufasha cyangwa byarangiriye aho ngaho byari biri Knowless first of all ni umumama mwiza ndanamwubaha kuko kuva icyo gihe ntabwo tugeze kuvugana kubera ko hari akantu k'agasaga kabayeho hari ibintu nyine umwana ukora ibintu nyine biri aho hari akantu kabaye katari keza ariko Imana imbabarire gusa nzi ko ari umuntu uzi Puff G support nyine ibashije nibuka neza kuko nakurikiranaga radio niba atari byo urankosora ngo Knowless mwigeze guhura hano mwarepeteraga ngo akwirya nimba ari muri banke nimba ari hehe bituma wenda mutaki hari ibintu burangiye nakunda kuvugaho kuko urabona nk'ubu umubyeyi kumuganiraho gutyo ntabwo aba ari sawa ariko nyine yego nibyo dukora iyo ndirimbo yagiye Kampala agiye gukorana na Vampos niba ni Vampos indirimbo ni byemere yagiyeyo ambwira ko naza nyine azanshyiramo akantu k'agashimwe agarutse duhurira muri banki nari mfite akantu k'agasheke umuntu yambaye nyine nanjye ngiye kurisivinga ndamubona so ubundi tumwita kabebe yego ndamubona nyine nisanzura nk'umuntu musanzwe muzi umukobwa ncamazi kabisa ayamanuye rinete like this arandebara ubona nyine nagashaka ko ubumva ubutangiye kumva fame nyine niki so Imana imbabarire nanjye I was young I didn't know nyine nagerageze kwitryinga nyine nk'umuntu so nabyita gutera uriya ubushuti cyangwa se kumenyana n'umuntu ni ibintu bindi nagerageje kumwakira ntabwo navuze ngo Knowless anje kabebe aranyumva ko mwise kabebe arandeba ariko nyine ubwo byabaye gutyo ndababara ikintu cyatumye rero bijya viral abantu baka muri ibyo bihe hari icyo bitaga Sunday night aho ba Mike Kayirangwa sinzi niba iyo zina Mike
nibwo bamamagaye nawe baramuhamagara ubwo byari ibintu nk'ibyo maybe ko ni showbiz kandi ya kera nubwo bitari ibyungu ariko byari ibyangwa kandi Imana imbabarire ahari ambabarire rwose nta mutima mubi n'ubwana bwari burimo. Hanyuma Puff G nk'umuntu ushobora ku blaminga ukavuga ati umuntu naramufashe cyangwa se twarakoranye ageze aho ageze ntiyanyitaho ashobora kuba ari umuntu nde cyangwa se ntago icyo gisubizo kirangoye kuko navuga benshi ukundeba ukunguku narahemukiye inshuro nyinshi ahubwo nyine abantu barakujajinga mu bundi buryo kuko umuntu nyumvishije akumva Puff G ahita yitekereza UTP Soldiers agatatangira kunsanisha na bya bihe kandi man ntago hanyuma Puff G umuntu ushobora kuba warashatse kuguha support uko ashoboye wenda bikaza kwanga atari biturutse ariko ukavuga ati na nisanda cyamuzirika ni umuhungu ni umupapa n'umubyeyi mwiza wahanze bamwita James uyu nguyu wafashije wazamuye ya mpano akazamura nato byo ni ibintu byabaye ariko sinshaka kubijyamo deep byarabaye nyine ariko bitewe n'amashyamba y'ibya biboro ishyamba biracyahari bro ishyamba sigeru cyako nawe urwari wenda abantu benshi bashobora kuba barimo bumva Puff G niwe itakuru ruwari ndifuza ko twagenda indirimbo imwe n'igitero sizimba indirimbo n'igitero Divine tukajya kuri Muhoza tukajya kuri Nzagusangayo ewana kugira ngo buri muntu wenda utaratora ahita gukurura fresh. Uriya rero Puff G indirimbo bazi ni umuryango wanjye nta n'umujyo mwemera inshuti zose zifite icyo zimuhora kandi imiruho yanjye n'imihati yanjye Muhoza ni uyinduhura genda genda nuru wanjye niba utamwemera ibitero by'uburase ntago ari ngombwa ari benshi hari kera ubwo umuntu yakeneraga umuranga ariko si kuyizi uzamubera uzamurangira umutima w'urugo rwe ariko kandi kuva kera ijisho ry'undi ntiri kurebera umugeni samani nawe uzagaruke twagenda uzazenza kugusha neza nahinduye byinshi ku bwawe kuva ku irembo kugera mu mbere uzagaruke. Iyo rero hari indirimbo ahubwo akomando indirimbo za Puff G nyinshi izi ndirimbo hari indirimbo wanyibukije mu kanya ngo niyo ntabishaka ndagukurikira uri gihe umutima wanjye urakunyishyuza aho uzajya hose nzagukurikira hose nzagusangayo uzi umuntu wayikoze ni piano twajya gatero sinarinzi ko nanjye byambaho nkakunda nkamera nk'umusazi sinicuza kuba njyewe ngukunda gusa numva njye ku bwanjye nasara tebuka shenge tebuka umutima urakunyishyuza ndagukurikira ndagusanga zamani hari n'iyindi bita ngo gumi iruhande umanyirize umarirungu twibere mw'isi y'ababiri mw'isi urazizi hari n'iyindi sirigare dawo urumva hari n'iyindi bita ngo na Divine I love you oh, I love you Divine yo ntago niyibuka buriya ndirimbo Divine ni Divine wakabaye warambwiye mbere Divine
ukarisha kundisha umutima divine urumva ni muri cya gihe uribuka ko namenye ko nawe rukundo ntago nibuka lyrics keretse nyumvishije guys icyo nshaka kubabwira nari umufana ibaze ko indirimbo nyinshi ari njye uzibuka kumurusha gusa bro mu by'ukuri abafana baragushaka wenda nkubaza ikibazo kimwe hari ukuntu abafana tugenda tukamira ibintu wabura umuntu ugasa nkaho ari nk'ideni agufitiye bro ihuye n'abafana bawe ubona bari actinga gute en fait ndababara ariko natekereza ku muziki man bro muziki no especially nkano Gen Z turimo iki generation muziki yarahindutse muziki audio video na promotion ari ibintu birenze urumva nyine nkuko nabikubwiye avant njye natangiye ndi umwana ubu rero nibwo ndi kwisobanukirwa narakuze urumva ariko ijuru cyari ifite man ijuru cyari ifite kuririmba umuntu araririmba film ijuru cyari ifite kandi nzi yuko injyana yari yose yasohoka kano kanya trust me harimo se wenda kugira ngo barize abafana bawe wari cyagukora indirimbo cyangwa se byibura kano kanya zirahari nubwo wenda zitajya hari ikintu Imana yamaye ni impano so once mbonye nk'umuntu nyine ushaka ko mufasha ngenda cyafasha abasani mama melody nk'ababekinga nshobora no kwandika nyine muziki iracyahari ndacyabikora ahubwo nuko ngewe ku boostinga ngewe birangoye bro mamona ari ibintu bingoye kandi Imana umuntu aba afite n'ibindi binasigaye arimo gusaba kuba watuza kugira ngo wite kuri ibyo bintu muzike nuko ngo ngenda bikora akoncakiye manager ahubwo nicyo kibazo cyari next cyakira manager nicyo kibazo cyari next cyakira umuntu nk'ubu bro umuntu kuko twagukunze turi benshi muri cya gihe kandi ntekereza ko abafana bawe kano kanya si bose wenda bari hasi hari n'abazamutse umuntu ashatse kugusapotinga ashatse ko mukorana yakubona gute byagenda bite kugira mu linking mukora umuziki abantu benshi bakunze you the only one who can do it wowe so umuntu bishyira muri comment nta kibazo muvuganye nta kibazo wori sawa bari hariho hose nta kibazo rwose nta kibazo brother hanyuma bro nk'umuntu wakwifuza collabo tureke wenda umuterankunga umuntu akavuga ati nge ndifuza kurimbana na Puff G nigeze gukunda cyangwa se Puff G nemera izina ijwi ryiwe birashoboka nge ndi hambo ntabwo njya nirya gusa hari nyine ibyo nagusaba nyine ukabyuzuza ubundi tukikorera mugahita mukora nta kibazo nge nta kibazo mba mpari ndahari cyane rwose bro akabazo kamwe ari nako kanyuma oya ubwo kabaye kwa kabiri harakane n'abajije akabazo ka kabiri ari nako kanyuma mu bahanzi b'u Rwanda umuntu uririmba ahogoza uvuga ati uyu muhanzi nanjye ndamwemera umwe n'indi mutipe waririmbye ngo hari umunsi umwe nzabyuka nkagusezeraho iryo shusho mba numva nyishirikanyaho yego ndabizi urankunda something like that Kenny Solo bro that's the person Kenny Solo agusabye ko muririmbana wabifata uti kuko ndabizi arakuzi ni umuhungu w'iwacu mu Nyakabanda niwo muntu nakorana indirimbo numva ndisanzuye narwikeka turabafite ariko uwo niwe muntu ujya unshimisha ku rutuntu twe mwiza kandi yituje abantu nyine ukuntu babona ibintu simbizi ngewe Kenny is a good guy for me is a good rero nk'udu freestyle tubiri tugasezera abafana du freestyle du freestyle bura nakubwira nk'akahira kindirimbo nshya apana shyashya ntago narimba mfite iyo ariyo yose nabudata wabutagezwe intorezo uwo mugani nicyo cyorezo kubikundaniye umuryango wanjye nta n'umwe ujya umwemera inshuti zose zifite icyo zimuhora kandi imiruho yanjye n'imihati yanjye muhoza niwe uyinduhura genda ntoro wanjye ni butamwe hariyo bita mu isi ya babiri ngumi iruhande unganirize umare irungu twibere mu isi y'ababiri mu isi y'ababiri
nanjye ndi mu basobanukiwe n'uburyohe bw'urukundo unyuze umutima usakaza akanyamuneza iyo umukunzi wanjye ndi iruhande ndidundadunda mba numva ari njye unezerewe kurusha abandi iyo agiye kugenda ndamuguye umuntu uzi neza ko azankurikirana Jeswe izamutanga bro my brother kandi mpora mbikubwira ndabizi ko uzareba kino kiganiro ndakwinginze fata Puff G umusubize abanyarwanda tumwumve twaramukundaga bro reka ngushimire umwanya umpaye God bless you turagukunda kandi turagufana turahari guys ndabashimiye abantu munkurikiranye kuri Mutomanza mukore subscribe mushyiraho comment ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.